urukundo amahoro n'umutekano reba n'aba bana bawe barutangiye uyu munsi bahindura itabaza ryiza babe urugero rwiza ugusenga mu rugo ni intwaro ikomeye cyane niyo yonyine muri mbaraga z'umwanzi idahuza urwo rugo n'umuryango w'ijuru bagasabana bakanezerwa mu mahoro n'urukundo aratura kwiragije umva zacu ngwino utahe tuzuze urukundo amahoro n'umutekano reba n'aba bana bawe barutangiye uyu munsi bahindura itabaza ryiza babe urugero rwiza kubagira n'urukundo akiguzi bisaba ntibigomba amafaranga nyamara ushobora kwakira abakomeye bagahinduka umugisha mu nzu yawe utabizi banatura kwiragije bashyitsi bahire namwe munyemerere mumera amashyi data wagize umutoni mbere yo kwinjiza iki gitaramo n'umwaka kankagihumuza rurukatsa inginze b'iwacu banyemerere batambuke badufashe kugira ngo inshuti hebuje yangunze naraba onyangiye gesheje neza nuru kudorite mucyo bugufi duhe Imana icyubahiro dusenge. Imana data wa twese uri mu ijuru turagushimye muri uyu mwanya izina rye rihimbazwe. Turagushimira imbaraga yawe yabanye natwe mu minsi ishize. Warinze buri wese muri twe utwemereye ko tugera muri aya masaha turi bazima uhabwe icyubahiro. Turagushimira uburyo wabanye ababyeyi bo muri uyu muryango ndetse bamahara kubiri abo ku musore n'abo ku mukobwa. Turagushimira uburyo wabanye nabo igihe bahuzaga igitekerezo cy'ubu bukwe bukaba bugeze ku munsi nyirizina wararinze ubugingo bwa buri wese natwe ukaturinda izina rye rihabwe icyubahiro. Twakwishize mu maboko bugitangira tugusaba kurindwa nawe urabishoboje izina ryawe rishimwe. Turagusabye rero ubwo tugize umugisha wo kuba tugihumeka na amahirwe yo kugira ngo tukugireho umugisha muri byinshi. Turagusabye nk'Imana ngo ubane natwe tuyoborere gahunda iri imbere yose n'uyu mwanya tubane mu izina rya Yesu amen. Murakoze bashitsi bacu turabishimiye Imana yabwe icubahiro. Muzehe François kuzana none guha aba bavandimwe ikaze. Mwaramutse mwaramutse ndaragira icyo mvuga ufite umujinya n'igendere. Tuhaye ikaze hano mu muryango w'amajyambere Aloyizi uko tungana uku
ni umugisha w'Imana. Abari duhaye tubahaye ikaze, tubahaye ikaze, icyo mushaka mukivuge. Kugira abashyitsi muri urugo rwawe haje kuza amasibo atandukanye. Twabonye abasaza b'imvi, tubona abakecuru nyamunaga, tubona bari bateze ingori zitari ingarama, ndetse muri abo bashyitsi bose twaje no kubona bato batari gito, ariyo mashami yagiye adushibukaho. Ubye mwiza rero nkuko wabibonye, twebwe urungano rwacu twarwakiriye, ariko ntabwo nahangara kwakira umusaza w'uruhara rw'uruhehemure Nyagasani yahaye umugisha nk'uyu nguyu. Uraza kongera utwemerere wegere juru maze utwakirire izifura cyane, kutaganire na se atamenye icyo sekuru yasize avuze, natwe turaza kumenya icyazigenzaga. Murabona mwene data dusangiye ijambo yagaragaye. Murakoze. Yego. Ndikureba. Ndikureba. Komereza mwene data, komereza. Ni ukuri mbese muri kubona aba bashitsi bameze nabi, bameze neza. Abashitsi bacu bameze neza, bagiye kutubwira impamvu nyamukuru itumye twicara aha. Namwe bakagisha mugahanze kwaka kantu, aka kantu murakaza ndagira ibyo ni ibiki. Noneho rero tugiye kumanza tuyica kabagiti babwire ko ariyo. Ibi byo nasanze. Ego yemwe mwakatunga. Ubuzima bwacu. Urakoze cyane. Imana yagucyubahira. Urakoze cyane. Ibi ni byo nasanze. Yego. Burya iyo turi kwakira no kwakirwa tugasanganirwa n'ibi, akanyamuneza gatemba mu maso kandi kagatemba no ku mutima. Yego. Uko mwaduhaye ikaze, murakoze nuko twakira. Murakoze cyane. Umuryango mugari w'Amajyambere Aloys, muri aho mwese. Twishimishijwe no kuba tugeze muri uyu muryango wo kwa Amajyambere Aloys. Nshimishijwe na mugenzi wanjye François unyakiriye. Tunejejwe n'igitaramo tubasanzemo, kandi igitaramo cyiza cyiteguye abashyitsi. Rero ndagira ngo natwe ntabwo twaje inkokora zireba inyuma, kugira ngo watubonye twinjira n'abo mwari kumwe, ngira ngo nanjye muri icyo gitaramo nk'umuryango wa Ngendahimana Emmanuel, natwe hari ukuntu twaje. Iki ni ikibindi twabazaniye kugira ngo twifatanye muri iki gitaramo. Murakoze cyane. Murakoze pe. Yego yego. Nanone mbere yuko tuganira, dufite ijambo nk'umuryango wa Ngendahimana Emmanuel ridukirigita kandi ryatuzinduye. Ubwo muduhaye ikaze kandi mukaba mutwakiriye muri iki gitaramo, uwo munezero natwe utumye twisanga muri iki gitaramo mwateguye. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbere yuko tukubwira nk'uko mwasabye muti ubwo twari tubiteguye mutubwire ikibagenza, noneho natwe ntabwo turavugira ijambo ku kibindi cyo gushima ikaze, ahubwo dufite ikibindi twazanye
aricyo kijambo nyamukuru tugiye kuvuga uyu mwanya. Nubwo intoke zigenda zikendera ariko abakamyi naho gushakira ibyo gushakamo icyo kunywa biracyahari. muri kugira ngo ihuje n'utu dufanda duto Kumbera umubyeyi abashi maze kandi kugira Imana ubwo tutaje kuvuga ko bitavuje ubwo naza kwimunyura uraza gukomeza mutuganirira. Hambere aha twigeze guhura tuganira ku bucuti bw'abana bacu, niyo dusenga Eliya na Mukeshimana Aloyizi, aho bahuriye yo mu mashuri, aho bahuriye mu rusengero baraganira. Hari ijambo baganiriye ariko ntibarishyiraho umukono batabanje kuriganiriza ababyeyi. Nuko igihe baganiraga ndibuka njye nawe batugezaho icyo gitekerezo, utwugururira amarembo, irembo ry'inka risohoka umugeni. Iryo jambo turarinoza kandi iryo rembo muraritwemerera turaribona. None rero François, igihe cyageze, gahunda zacu zakomeje kugenda zegera imbere, nuko duhana umunsi wo kuza gusaba umugeni. Uyu munsi rero ndaguteguza ngo itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2024. Nshimye Imana ko nsanze koko witeguye, wanyiteguye. Ijambo rero dufite uyu mwanya ryaduhagurukije nk'abagize uyu muryango wo kwa Ngendahimana Emmanuel, ni iryo ryo kuza kugusaba umugeni. Murakoze. gitangaza koko si ndorere mvuge abajyana amasiri n'abagize gute, ntabwo mwumvishe iryo jambo ngo none igihe kigenze gute, none ubwo ntitubiziranyeho. Reka rero hano mfite umusaza ndi kugwa mu ntege, ari hariya muzehe kubizi babivuge ku karubanda, waza ukamfasha. Iryo jambo nararivuze umugeni ko ahari. Subiremo, umugeni arahari, ntabwo ari gushidikanya, arahari, muramubona. Uyu musaza navuze neza rwose, uretse n'intuze n'ibindi. Hari undi musaza wavuze ati mwana we rero ni ay'abasore, ibyo nje ntabwo ngenjeje, ntabari nka kera bavuze ati mwana we ibyo uri kwivugira ntabwo ngenjeje, ariko none umusaza avuze neza ati ibyo bintu ngenjeje ndabizi. Umwana agenje ati arahari. Reka rero banyure mu nzira isabwa kubagenza gute bamubona, nguko baye musiba ari gukomeza kubivuga. Kandi n'uyu mugabo Theogene nanjye n'uyu musaza Ntoni, njye na Ntoni twakwiganira tukavuga tuti bareke bakomeze bavuge, ariko tubiziranyeho kandi tumaze kubyemera. Ntabwo turirwa turabaza amazina, wakwemera udafite. Reka noneho tubigize nkano
reka twibaze twisubize harya uwo mukobwa ushaka ni nawe urabizi urabivuze uti reka mbigire nkana hari igihe waba waramwibagiwe hari igihe waba waramwibagiwe umukobwa mwiza wakunzwe n'umuhungu wanjye witwa Mukeshimana Aloyizi. ariko Mukeshimana muramuzi? Turamuzi. kuri murarambagisha umwana mwiza kandi azi imirimo yose nta murimo rwamuciye iruhande atashobora gukora. mutangiye kwibagirwa reka dukomeze. Nibuka ko igihe twazaga gufata irembo nibuka ko na ba nyirasenge barahaze nk'uko nabikubwiye ntegereje igisubizo. Niba hari ibyo ushidikanyaho wenda wabaza na ba nyirasenge niba ayo magambo twavuganye cyangwa n'ijambo mbabwiye icyo barivugaho, niba wumva aricyo mwari mutegereje, kuko ngewe ntegereje ibyawe birangiza iyi gahunda ukambwira uti ndakwemereye. Yego yego. umukobwa wacu twamureze neza, umwana uzi kubumbabumba inshuti mu rugo rwose. Uyu musore yararambagije, yabonye umukobwa umukwiriye. Umuhungu wacu igihe bahuraga yavuze ati yangiriye neza rwose, nawe ubonye umukwe mwiza kuko ni umusore ufite uburere. Imana ishimwe, murakoze cyane, turabashimiye. Iki kibindi rero, iki kibindi ni ikibindi cya Ruteruzabiri. Namwe aho muraba mwiherereye muri gushimira Imana, muze kwishima kandi mwururutsa akavumbi, kugira ngo namwe mumenye ko uyu munsi wabaye umunsi mwiza muri uyu muryango wanyu. Mbere y'iyo ngingo hari ijambo nyine nashakaga kubasaba. Icyo gisakuzo usakuje ndaza kugisubiza mu kanya. Ubivuze neza ko ungana n'abana banjye, ntabwo ngewe nanjye mbyiruye abangana nawe. Kandi niba wumvise amazina François yampamagayemo, hari andi mazina nanjye navuze y'umuhungu wanjye Nsabira, yitwa Niyodusenga Elie. Mbere ya byose hari ijambo umusangizo w'amagambo yavuze ati wavuze ko waje wikwije, kandi umugeni ni mukobwa inka, abandi bakabita ba mukobwa jana, abandi bakabita ba nyirajana. Rero ndagira ngo nanone kuko umukobwa ari mukobwa inka, nzi neza ko mu magambo twaganiriye inka natanze iri mu rwuri rwegeranye n'urwawe. Ndagira ngo ko mutari kuvuga ngo amen, ijambo ryiza si mwene nyina w'Imana. Yego. Nagira ngo umusore wanjye yigire hafi, iyo iri muri urwo rwuri ikeneye ubwatsi. Naho akira ibi ni ibibanziriza, ni inkwano za mbere zibanziriza inka. Ngaho niba ufite abahinzi bazi gufata neza imijyojyo, ngaho baheba bakurebere. Nta joro, abandi bagiyita nta joro, ariko nta joro ryabuza umushumba kwahira ubwatsi.
ngaho uyu mushumba wawe nibazi uko iyi mashini ikora, ndabona ko ari igisubizo cy'ibyo wambwiye, ni igisubizo. Ngaho yisuzume rwose, azi kuyifata neza. Umushumba wawe nibazi kudahirira, nibazi kudahirira, muhereze turebe ko yamenya. Ego mbese ubwo ntibishobotse, nacyo mwagisuzuma. Nzi ko ndabibutsa nk'uko nanjye wanyibukije. Amen. Nanjye wanyibukije, nanjye kamwibutse. Yambikije ijambo ari kumbaza ati ariko se ati ko mbona uri umusaza none ni wowe uri kwisabira. Aho niho cya gisakuzo cy'amazina cyaje. Yego. None rero uyu mwanya reka mpamagare wa musore nahoze ntuma yigire hano. Wa musore nahoze ntuma enda gwino mwa umuhungu wanjye, genda umbwirire wa musore mukuru wawe utitambuka. Rero genda umuhamagare yari uti ngaho tambuka uze, so aragushaka. Urika nageza ntarumbiko bene mama bari ku marembo, barambwiye ati cyakoze mbonye abasore b'imbavu ndende bavunyisha. Yego. Kureho uwo mwugariro binjire kuko sara bashaka mu maze ndagira ngo gusabe nawe utambuke muri iki gitaramo uze data gusuhuze, ntabwo aragira ubwo nanjye ngiye kubikwereka. Yego. Nyakugira Imana rero. Yego. Dore izi nizo ntarumikwa zivunyishije ndetse murakoze cyane. Aba basore bose murabona ko ari abasore b'ubwema, ni abasore basoretse neza, barezwe umubyeyi amuramutse. Yego. Otyo uyu musore wanjye natambuke umuramutse. Umwana ati dore nguyu niwe Rwema, uyu niwe Eliya Rwizigira, Rwanamiza rwa mudacumura, ruhanga rw'abami, igituza cy'umunihiro, nyiribizigira ibitugu bishobasha abantu, akaba Eliya ugiye kuba umukwe wa data. Mumumbere amashyi n'impundu natwe turamushyigikira mu byago mugari tuze kumuha amashyi. Utyo baguhisemo nawe gera hino usuhuza umuryango, zamura ibiganza maze ubashimire. Utyo uko wabimenye jyayo. Yego. N'abandi bahise bibwiriza. Ni ikikwereka umugabo udafite ijambo kwa sebukwe. Maze umuryango mugari duhuze ibiganza dushimire aba bombi. Yicaye wenyine, nawe afite irungu kandi akeneye uwamuba iruhande, kandi nanjye nkeneye kureba umugeni nasabye muri uyu muryango wanyu kwa Majyambere Sirasi, noneho tukamuramutsa ababyeyi bakamuha impundu, n'umuhungu wanjye nawe akazana akamwenyu. Icyifuzo mwene data yifuje ni cyiza cyane, nanjye ntatinze reka ntume ikambere batugezeho icyifuzo cya mwene data. Abikambere muve mu mbere muzahabona. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze, uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze, uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Umvise nzogera
insendo y'icyo kibibi icyamubimbuye mu buranga kikamuraha angiza mu gituza kikamutembera mu mukondo ndemye mikove ikibatsi kipama mu gihugu angiza mu gituza kikamutembera mu mukondo ndemye mikove ikibatsi kipama mu gihugu igicu nituze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwiza waruka koza ntunakamuke ngurwiku rukarwite ageza rugatwika ukumuririmbu ugashyura uruhimbi ukumuririmbu ugashyura uruhimbi ijoro rikimuka ukimuratuwa niwuriza umwana mahamasibe azaba agenda n'ejo nahanjye kure inzeperekeza umwana ukuntu uko twatojwe arezi mubona ahangaha yatojwe na ba senge ndetse na ba mama wacu muri kumubona ko ari gutegura uruhimbi neza ati ntabwo naza mu bakuru gutyo ahubwo muraza kunyemerera nanjye njye muri iki gitaramo kandi ntarame gifura hanyuma umwuzukuruza ruzungu uragikomeza unteze kuri ubu murishyo icyakoze mubyeyi mwiza nuza kureba uraza gusanga yari ari mu mujisho w'abasore b'intarumikwa bana ba mama muraza kunyemerera mwongere mu duhana ibiganza tushimire uyu musaza uri gusuhuza umwana baratwa rero ndagushima dore ngo yaroyiziya ndagusabye amina dukesha imana twamukesheje imana kuko ibi bintu twarabisengeye ibi birori by'uyu munsi wabimenye wasimbutse pe uzi ubwenge eri ntirindi ntambwe mwe yego arayizi tera indi eri tera igice cy'intambwe utagerayo vuba arayizi umunsi subira inyuma arayizi tera indi ntambwe eri tera intambwe n'ibindi rodo bikwemereye tera igice cy'intambwe ntabwo ndakubwira ngo tera igice cy'intambwe ubwo we rambura amaboko rambura amaboko igice cy'intambwe tera nawe igice cy'intambwe nanjye ndabahuje ndemere rugamba ati sinatarushisiga ati bwiza budashirira aramurongora uyu munsi wa none ndagushimiye kuri uyu munsi wa none yuko wanyakiriye mu ruganiriro rwo kwa so ati ndagukunda kandi nzahora ngukunda hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi ni uwanyu tubahaye ati bakuzi kunesha nawe gushimira rukundo ruratsinze icyo kiganza ndi gukomeza gitakuza ariko neza mu maso yanjye tubahaye ati ndagukunda kandi nzahora ngukunda igeretse ababyeyi inshuti n'umuryango natwe duhuza ibiganza dushimire Eliya twaratsinze bariteguranye kumubwira ikaze twihumurize iyo foto ushyiraho iyo foto agafoto ntacyabaye uruce ati nyemerera nanjye mpereza ikiganza cyawe cy'ibumoso maze kwiyakirira ubutunzi bwiza
ati iteka ryuzuzaho uruhu wanjye rwose uzamura icyo agapfundikiye agatera amatsiko mukunzi wanjye ati ahangaha harimo byinshi akana gatonanga mu nyanja k'urukundo mukunda nazanye iyi ni sine yanjye ati umubyeyi mwiza uraza kunyemerera ushyikiriye ingingo ruhanga ati nurangiza uyinyambikira umutware ukomeje kudutwara ati ntabwo nakora mu ruhanga rwa data bukwe kandi afite umukunzi yihebeye ubicuro duhuze ibiganza dushimire ababombi ati umubyeyi mwiza uramenye ntuzagenda tuzubagari kugira wicara ikwangiriza uruhara nyagatare hasi uganisha kandi warubyaye neza abisubiza ku ifoto mwese tubona ifoto ati nyemerera wakiriye ikimbura umenye ntukabicumbagire kandi warabyaye neza ntukanyerere mu bunyerere n'icyuma kandi n'umuki ati muraza kunyemerera nanjye mbashimire kiriye kengaruhanga ahanga nyagatare harajugurisha ati cyakoze mubyeyi mwiza nyemerera unyakirira ingingaruhanga iki gisate kiba gitatse amabara meza abakwiye ati munyemerera mwakira iki gisate cyiza agapfundikiye gatera amatsiko ati muraza kubona urukundo rwakunda kandi rwahora bakunda ababomba uko mubibona uyu musi udasanzwe ibyaramezi bibi sinimese b'amasaha nabyo bihinduka iminota kugeza ku isogonda none dore aho duhagaze mu bwiza bw'ibyiza biraragiye babaye umwe rukundo ruratsinze nicyo gituma ubona tunezerewe kubw'uyu muryango mushya turirimbe tubyina intsinzi dushime rurema mbese muraho bageni beza mukumeke amahoro basa biraragiye babaye umwe rukundo ruratsinze nicyo gituma ubona tunezerewe kubw'uyu muryango mushya turirimbe tubyina intsinzi dushime rurema aha tuzengurutse ingo nyinshi z'iki gihe ntizikimara kabiri kuko zihita zitandukana zubakire ku marangamutima ya kimuntu twaremanywe kiriyo intango n'abanyereza kuri uwo murishyo yihereze eri hanyuma nawe ufate iyo ntango ntabwo ndi bubona ba bandi muratanze undi ngaramukunda ngiki ahubwo iwacu twatojwe kwakira abashyitsi urutyo baragesha imana iteka niwe ujyana byose azabaye kubana mu mahoro urugo ruhire bageni bahire mwakundanye mukiyemeza kubana iteka muri byose mugafatanya urugo rwiza muri byose baragesha imana iteka niwe ujyana byose azabaye kubana mu mahoro maze nimuragiza guca kabiri gira kivu macaka kongera ukangikira cyangwa zize kwiyibutsa nibuka yuko mama rugiza ukuru Mana nyir'imbabazi ni wowe ugena uko tubaho tusabiye imigisha aba bavandimwe bacu
uzaba urubyaro kandi uzabaye gutunganirwa uzaba umwanya nibutsa yuko wabungabunze amezi 9 mu nda yawe ati umwanya nibutsa yuko wagejeje ibere ryawe umwanya nibutsa yuko utatangwaga n'izuba narira kandi ukicara ukanywa ndagukunda kandi ndahora gukunda umwana narakusheje atari kuzambabarire uyu munsi wa none mvuye mu rwawe ngiye mu rwanjye unsabira umugisha wa kibyeyi mama nawe tuzabyara hungu n'akobwa abari hano twese tutimanira umugisha nurangiza wegera ijuru ariko umubyeyi mwiza ati ndashaka kugushimira by'umwihariko yego tubaragisha imana uwiteka niwe ugena byose azabaye kubana mu mahoro yego nurangiza ukobera mukazana bababwira ati mbahaye umugisha wa kibyeyi imana natwe izabe umugisha hanyuma eri areza uraza kongera uhaguruke eri asubire inyuma akoze cyane umubyeyi ntacyo nakunganya ati icyo ntabwo n'icyo ntawe mfite yego nurangiza areza uhagarare inyuma ya mama bafata ifoto bakomeze twishimire muri iki gitabo tunezerwe dushima Uwiteka kuko aduhaye ibyishimo uyu munsi tukaba tuje muri ubu bukwe turi abagabo bo kubihamya tubivuge mu majwi yacu menshi turirimbe duhimbaze umuremyi tunezerwe tumusingize Yesu kuko atugejeje muri ubu bukwe tunezerwe imisiba myinshi igahimwa n'umwe dore uwo twategereje urasohoye mufashe dushime Uwiteka Imana yo yabidufashijemo turabifurije urugo ruhire ibicumbi byanyu n'ibijuru rito umwuka wera babera umujyanama ibyo tubifurije turabifurije urugo ruhire ibicumbi byanyu n'ibijuru rito umwuka wera babera umujyanama ibyo tubifurije nahuye na byinshi mu rugendo rwanyu umwanzi Satana akabagerageza ariko Uwiteka akababa hafi none dore muratashye turabifurije urugo ruhire ibicumbi byanyu n'ibijuru rito umwuka wera babera umujyanama ibyo tubifurije turabifurije urugo ruhire ibicumbi byanyu n'ibijuru rito umwuka wera babera umujyanama ibyo tubifurije
icumbi ryanyu n'ibijuru rito umwuka wera babera umujyanama reka tubifurije turabagaba kubihamya tubivuge mu majwi yacu menshi turirimbe duhimbaze umuremyi tunezerwe tumusingize yesu kuko atugejeje mu rugo bukwe aramutwaye basata Hamagara ndani. Mumwe muze nta kibazo.
umugozi wanjye. Gitanga umugeni ni Munezero Elias, abahanga umugeni witwa Heshimana Aloysia, tukaba tumuhaye umusore witwa Niyodusenga Elie. Dusabe Niyodusenga umukwe maze atambuke kugira ngo ashyikirizwe umugeni we kandi bakomeze bazimira akaga.
data twese utararuka mu ijuru turagushimiye izina ryawe ry'imbabazi turagushimiye kuko ubwiza bwawe butangaje bwabanye natwe kuva bucya kugeza amasaha imbaraga yawe yaturinze izina ryawe rishimwe tugushimiye igitangaza wadukoreye kuko tumaze igihe dutegereje umunsi ariko waturindiye ubugingo bana buri wese muri twe twemere ko uyu munsi ugera kuri iyi tariki kuri aya masaha turi imbere yawe urusengero rwawe izina ryawe rishimwe nta kindi cyatuzanye ni umuhango w'ubukwe uyu mwene data na mushiki wacu bashatse kwerekana kugira neza kwawe turagusabye ngo barebe neza ubiyereke bw'Imana ubagirire neza urugendo batangiye uzabahe kurugenderamo neza kugira ngo iherezo rya byose nirigera tuzaraga mu bugingo buhoraho uyu munsi muri aya masaha tugushize gahunda zose zigiye gutambuka aha ngaha abari wowe uzihira abari mu buryo bwose bashorerwe nawe kandi abatega amatwi bafashwe nawe twese turiho mu bushobozi bwawe n'ubushake bwawe tubabuje mu izina rya Yesu amen. Reka muri mwanya korali hafi twakira abashyitsi muri rusange ize ihimbaza Imana n'indirimbo imwe.
igice cya 19 umurongo wa 4 no 5 tumwambeza bwatsi mwaka na Matayo igice cya 19 umurongo wa 4 no 5 nabwate hati nawe abasubiza ati mwe mwasoma yuko yabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore ikababwira iti icyo umuntu azasiga na nyina akaba n'umugore bataramata bombi bakaba umubiri umwe. Uyu ni Yesu abwira abigishwa be n'abakasaba bamugerezaga. Reka maze gusoma ijambo rya Yesu. Mani nziza barabiteze icyo bibwiza. Mani nziza kandi ibihe byose mureke twese tuyihimbarize ineza yayo ukundi dukunda izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amasomo atatu amaze gutambuka ni nkaho twakavuze ngo arahagije. Irya mbere tumaze kubyumva mu ndirimbo ya korali bari kubifuriza imigisha muhaye umwe. Ibyo bifite icyo bivuze rero, ibyo ngibyo ntabwo bigarukaho. Kandi isomo rya kabiri nanone pastor amaze kudusomera muri uriya murongo wa tariki 19 igisubizo Yesu yahaga abigishwa bari bafite gushidikanya muri bo kubyerekeranye no gushyingirwa. Nuko rero Yesu abibutsa yuko yaremye mbere na mbere yaremye umugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore twese turi ibiremwa by'Imana, twavuye mu biganza by'Imana. Reka muri uyu mwanya tunezezwe no kuba twaravuye mu biganza by'Imana, turi imbuto, turi umusaruro w'Imana, kandi ikaba uhereye kera kose yari ifiteho umugambi mwiza. Ntimubone muri iki gihe tugira gutya tugahura n'ibiturusha, tugahura n'ingorane, burya ntabwo biri muri gahunda y'Imana, ahubwo mu bintu byagombaga gutuma umuntu ahorana umunezero hari harimo ubukwe. Ubukwe rero buranezeza. Ndibuka indirimbo korali yitwa Wiki, murayibuka nimwumva ayo magambo ngo dore ubukwe buranezeza. Mufate kumwe kandi bwatangiriye ubukwe buranezeza uhesha Imana icyubahiro. Dore ubukwe buranezeza uhesha Imana icyubahiro. Urakoze cyane. Bwatangiriye muri Edeni, ni igihangano cy'Imana, kandi bwatangiriye muri Edeni igihe Imana imaze kurema Adamu, maze
ikabona ikintu cy'ingenzi cyane cyari gikenewe kuko yabonye ko adakwiriye kuba wenyine, imuremera umufasha. hariya mumeze ute? imuremera umufasha umukwiriye. hari abagabo bari aha ngaha bagize umugisha wo kubana muri iri teraniro n'abafasha babo, bagire bati turebe. Nababona ntabwo se muneshejwe nuko Imana yabahaye bagenzi banyu babakwiriye cyane. izina ry'Imana ry'imbazwe. imuremera umufasha umukwiriye, kandi bagombaga kubana ubuziraherezo, bagombaga kubana akaramata, bagombaga kubana ubudatandukana. reka tuzirikane yuko umugambi w'ubukwe ni uwo kuzanira umuntu ibyiza, kandi tuzirikane yuko ibyo bigendana n'uko umuntu wese ugiye gushyingirwa akwiriye kuba asobanukiwe n'inshingano afite. ibyo nibyo bizana umunezero burya urugo. muri kubyumva rero, muri kubyumva Mesiya. Kristo akwiriye kuba uwa mbere mu rugo rwanyu, agafata umwanya w'imbere ndetse agafata n'umwanya w'inyuma. ngiye kubatungura mbabaze, Yesu akaba uw'imbere kandi agafata n'umwanya w'inyuma mu bintu bingana iki uko mutekereza muri byose. turabasaba rero kugira ngo buri wese ajye akizirikana n'inshingano ye, kandi kuko umwe ari umugabo cyangwa se umutwe, undi akaba umufasha, mukwiriye kugira mwibukiranye yuko n'ubundi Kristo ari ukwiriye kuba uw'imbere kandi akaba n'uwa nyuma muri byose. mujye mumuhanga amaso iteka ryose. ibyo nibyo bizaba intandaro yo gutuma urukundo mukundana rwiyongera mu munsi. ibyo bizatuma kandi rurushaho kuba rwinshi ndetse rurushaho gukomera. turi mu isi aho bishoboka yuko twahura n'ibibazo kubera umwanzi, ariko mujye mwibuka yuko igihe ibyo bibaye, igisubizo nta handi ni kugupfukama, maze wa wundi Yesu Kristo mukamugezaho ingorane zanyu, nawe azabafasha. hamwe abantu babiri kandi mu mibereho yabo yose. ni uko amatara kwera muri Mariko igice cya 10:7 nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we ibihe bingana iki. harimo kugaragarizanya urukundo binyuze mu nkuru nziza, amagambo y'ineza, kugaragaza ko unyuzwe, gushima. kuri aya masaha dusaba Imana kugira ngo twese tube kunezezwa no kuba turi kumwe n'abana bacu, kandi twese dusabirane kugira ngo Yesu Kristo utariza mu kuba agiye kwerekanwa, twese tuzatahane umugambi yateguriye abamukunda. Yesu Kristo ari umukwe, natwe turi abageni. reka rero muri iyi gahunda cyangwa se mu rugo rwanyu, Eliya agiye kuba ari umwami kandi Mesiya akaba umwamikazi, Yesu Kristo ari umwami wa twese kugera ku iherezo mu izina rya Yesu. Amen. maze basabe kugira ngo bamufashe. Njyewe Niyonsenga Eri nsezeranye imbere y'Imana uhoraho n'imbere y'abantu n'abandi n'abato ko wowe Mukeshimana Aloyizi uhereye uyu munsi mujyane ngo umere umugore w'isezerano, nanjye nzakubera umugabo w'indahemuka, nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda kundwakaze uri muzima
cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Ngusezeraniye ko nta wundi mugore uzigera guharika igihe twembi tuzaba turi. Nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzabana iteka, kandi ngusezeraniye ko ntazigera kwizuba. Nakoze reka twumve na Alicia. Yewe Muteshimana Aloyizi, nsezeranye imbere y'Imana ihoraho, imbere y'abahamya bangana batya, ko wowe Niyonsenga Elie uhereye uyu munsi mujyanye umbere umugabo w'isezerano, nanjye nkakubera umugore w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye. Nzajya ngukunda ukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, bikize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Gusezeranije ko nta wundi mugabo nzigera guharira igihe twembi tuzaba tukiriho. Nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzabana iteka, kandi gusezeranye ko ntazigera kwizuba kuko nk'uko mumaze gusezerana ko mutazahindukirana kandi ko muzabana iteka, nanjye Pastor Iyamuremye Joseph, ububasha nahawe n'umugabo w'ubutumwa bwiza kandi mpabwa n'itegeko, uhereye uyu munsi mpamije ku mugaragaro ko wowe Niyonsenga Elie ubaye umugabo w'isezerano wa Mukeshimana Aloyizi, kandi ko Mukeshimana Aloyizi uhereye uyu munsi ubaye umugore w'isezerano wa Niyonsenga Elie. Nuko icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Tugiye gupfukama maze dusenga. Data uhoraho, mubyeyi wacu dukunda, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko ari umuntu kandi ukabona ko mu mibereho ye bikwiriye yuko atabaho wenyine, uremera umufasha umukwiriye. Tunejejwe n'uko uyu munsi tuzirikana hamwe washyizeho binyuze mu kwizihiza ubukwe bw'abana bawe Niyonsenga Elie ndetse na Mukeshimana Aloyizi. Niwe wabaremye, kandi mu gihe nta wundi muntu uwo ari we wese ndetse nabo ubwabo wari uzi iby'iyi gahunda, wowe wari ufite muri gahunda uhereye kera kose. Tugushimiye yuko wabidwishuriye mu gihe gikwiriye, izina ryawe rihimbazwe. Bamaze guhana amasezerano, kandi ubaye utahari ntabishoboka, ariko iyo uhari bashobozwa byose na Kristo kuko ni wowe ubaha imbaraga. Ubwo rero buri wese amaze kugira amasezerano agirira mugenzi we, turagusabye nk'Imana kugira ngo uzabafashe, uzabane nabo, uzababere igisubizo igihe habonetse ibibazo, ujye wumva igihe bapfukamishije no kugusaba. Nuko nibakomeza kubona ukuboko kwawe gushima izina ryawe. Tubasariye imigisha utagabanije, uzabahe kubyara umuhungu n'abakobwa, kandi uzabahe gutunga no gutunganirwa. Urugo rwabo ruzabe rutamba bitavu, uzabahe inshuti nziza. Nuko nibakomeza kubona ukuboko kwawe bahimbaze izina ryawe. Urugo rwabo kuri iyi si ruhinduke ijuru rito, kandi mu iherezo ry'urugendo, nk'uko abateraniye aha twese tunejejwe n'iyi gahunda,
ariko nanone nabo barimo twese tuzishimira umugambi wawe. Mahoro wasezeranye abane imiryango yacu twese, abane n'uyu muryango mushya kugeza ku iherezo duhawe ubugingo, kuko tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu. Ishirize mu maso ye abarebe neza, Uwiteka abagirire neza, abaha amahoro. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Abari kwigishwa murangire kuko se Undashano kwanyu rukundo ndatsinze, uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Undashano kwanyu rukundo ruratsinze, uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Umvise nzote
Shaka guhagarara ku ntebe. Shaka guhagarara ku ntebe.